Mukankubana Vestine kimwe n'umufasha we Manirakiza Sylvestre bari batuye muri iyi nzu muri mu kubona inyuma yanjye, inzu ntoya cyane, umuryango w'abana batandatu. Akaba ari ubuzima bavuga ko bugoye kubera ko ari inzu ntoya ndetse n'igikoni bari bafite kikaba ari igikoni cya ntacyo bitewe n'uburyo giteye. Bavuga ko kuba bagiye kwimurwa bakava ahangaha bakaba bagiye kujya mu nzu z'icyitegererezo mu mudugudu w'icyitegererezo mu murenge wa Nyakariro ari ibintu byari inzozi kuri bo kuko ubuzima bugiye guhinduka. Tubona baraje bati nukuzamuka rugura mukaja mu nzu zanyu. None nahageze ndebye intebe zirimo, ndebye matara zirimo, ndebye ibishuka birimo. Mana yanjye ndaraga ndambirije mu bana kubera akazu gatoya mba ku rufunzo tuvoma uruzi. Je navuze ni rwose ijuru narigezemo. Nimuze dutambuka rwose namwe mbatambagize ibyumba byose biki byose biri mu nzu namwe muri ibintu birimo gose. Muri ko ukuntu nanjye binkwiye nk'ukuntu mana yanjye. Mukankubana Vestine n'umuryango we bagiye kudutambagiza mu nzu bahawe kuri uyu munsi itashywe na Minisitiri w'ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana. Reka tugere mu nzu turebe bimwe bidasanzwe biri muri iyi nzu barimo kwishimira. Nimutambuke gose murebe amarido, intebe zegamigwa, ameza n'intebe nini yitwa saro. Gose ibintu byanjye nshimishije n'umwe wo gukubuza. Mana yanjye ubwo turakomeza no mu cyumba mbereke ibindi kuko mutangeze igitanda nk'iki, matera nk'iyi, ibi bishuka nk'ibi, ibi cyo kwirosa nk'ibi, robine nk'iriya, ibigega binyikije aho nkarabe. Ubundi nakinga ijoro ngo nje gukarabira mu gihuru. Bamwe mu baturanyi b'imiryango yahawe inzu zo kubamo muri uyu mudugudu bavuga ko abazihawe bari babikwiye kandi bashima uburyo leta y'u Rwanda ikomeje kwita ku baturage. Twarabyishimiye cyane yuko abantu bishize hamwe begeranye ntaca bananira kugeraho nkuko ibikorwa byose batishira hamwe ntiba byaragezweho. Bivugitse ko rero leta y'ubumwe yageze neza gukora ibitangaza, twese twegeranye ubutaka busigaye hijya bugahingwa byaba ari byiza. Minisitiri w'ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana ataha izi nzu z'icyitegererezo ahanga mu murenge wa Nyakariro yasabye abazigiyemo gukoresha imbaraga zabo bakiteza imbere, ndetse ababwira ko hari n'ibyiza byinshi biri imbere birimo kubaka icyumba mahabwenge kizabafasha kumenya amakuru y'ibera hirya no hino ku isi bityo bakarushaho kwiteza imbere. Ibindi rero bizubakwa hari bitaragerwaho uyu munsi. Mu bizubakwa hagomba no guteganywamo icyumba mahabwenge, nacyo kirateganyijwe kizubakwa aho abaturage batuye mu mudugudu bashobora kugenda bagahayira ubwenge bakabona serivisi zose za leta, bakabona serivisi zitangirwa ku irembo ariko n'izindi serivisi zitangwa n'abikora ku giti cyabo ku cyumba mahabwenge, bakagira ubwenge bakagira ubumenyi. Abahinzi bakabona aho bashakira amasoko, abanyeshuri bakabona aho bashakira amashuri ajyanye n'ibyo bifuza kwiga. Mbese amahirwe yose igihugu cyacu gitanga ndetse n'ari hirya y'igihugu abaturage ba Nyakariro nabo akabageraho. Inzu zuzuye ku munsi wa none ni inzu ebyiri zizatuzwamo imiryango 8. No kuvuga ngo zubatswe mu buryo bwa 4-in-1. Hateganyijwe kwagura ibikorwa bizubakwaho izindi nzu 85 zikazuza zitwaye miliyari zirenga 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Nyakariro mu karere ka Rwamagana.